tubasuhuze inshuti mudahema kudukurikira, reka tubashimire cyane uburyo mubana natwe ibihe byose. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira nk'uko bisanzwe nica n'amahumbezi ikugezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi tukuzaniye ibintu bitandatu bisenya ingo. Niwumva ngo urugo rwasenyutse, ibi bintu bitandatu rwose nibyo bizaba byarushenye, kandi turakubwira n'umuti wabyo kugira ngo urusheho kwiyubakira urugo rwawe neza. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba. Abashyashya reka tubahe ikaze, nimwumva ikiganiro kibashimishije mukore subscribe, mufungure n'inzogera, kandi mwebwe mwashoje gufungura subscribe mugafungura n'inzogera, rwose ibyo ngibyo rwose turabibashimiye. Aho tugeze nimwe tubikesha. Reka rero tubashimire cyane, kandi tubashimire yuko mutigeze mudutererana. Uyu munsi rero ndagira ngo rwose tuze kubinyuramo mu buryo bwimbitse. Ndagusaba wowe utangiye kino kiganiro kugira ngo nibigushobokera ugisoze, maze turusheho kwiyubakira ingo zacu, turusheho kubaka imiryango yacu. Nk'uko mubizi muri iyi minsi buri rugo rwose hafi ingo nyinshi zose zigiye zifite ibibazo n'amakimbirane. Muzajya muhora mwumva impfu nyinshi zigenda zivugwa hirya no hino, kandi nyamara hariho uburyo bwakabayeho bwo kugira ngo ibibazo bikemuke. Mwumva yuko hari igihe umugabo yica umugore, umugore akica umugabo, ndetse n'abana bakaba bakwica ababyeyi, cyangwa se ababyeyi bakica abana. Ariko birinda bigera kuri urwo rwego byaraturutse hehe? Ibi bintu bitandatu rero nibyo bigiye kuba izingiro ry'ibintu ushobora kuba wari usanzwe uzi, cyangwa se utari usanzwe uzi, ariko uraza kumenya neza uburyo wakemura amakimbirane ndetse n'icyayateye mu rugo rwawe. Burya ntiwakemura ikintu utabanje kureba icyabiteye. Mu ngo nyinshi rero usanga umugabo ahora yibaza ati mbega umugore mubi we, cyangwa se umugore akibaza ati mbega umugabo mubi we. Usanga buri muntu wese ari muri icyo cyiciro, ari umugore ashinja umugabo, ari umugabo ashinja umugore. Rero nk'uko twabivuze rwose muhawe ikaze kugira ngo turusheho kubana muri iki kiganiro, kandi twizeye yuko muduteze amatwi. Ikintu cya mbere rero gitera amakimbirane mu ngo, buriya ni amahitamo yanyu. Burya ntabwo urugo rukimbirana rugishakana cyangwa se rucyubakwa, ahubwo urugo rukimbirana rutaratangira. Buriya iyo abantu bataratangira kubaka urugo, umusore n'umukobwa bakiri iwabo, burya amakimbirane aba yaratangiye kera. Niyo mpamvu umusore aba ari aho ngaho akavuga ati nzashaka umukobwa uri kuri uru rwego, nzashaka umukobwa wize amashuri, nzashaka umukobwa ufite amafaranga, nzashaka umukobwa iwabo bakize, nzashaka umukobwa uteye neza, nzashaka umukobwa w'inzobe cyangwa w'igikara, nzashaka umukobwa muremure. Ibintu nk'ibyo akaba yarabyisetinze mu mutwe we. N'umukobwa kandi nawe nuko aba ari iwabo akavuga ati ninjya gushaka nzashaka umusore umeze gutya na gutya, wize amashuri aya n'aya, uvuga gutya, ufite akazi aka n'aka, ufite inzu iyi n'iyi. Mbega muri make bikagaragara yuko ibintu ibyo ari byo byose umuntu aba yarabishyize kuri gahunda by'umuntu bazashakana. None aha ngaha buri muntu wese aravuga ati rero uyu nguyu nimubona ni oke, ariko nintamubona nzapfa kuba mfashe uwo mbonye. Mwumva icyo kintu, nzapfa kuba mfashe uwo mbonye. Umusore akagenda imihana myinshi, ajya mu bitaramo bitandukanye, ajya mu mabuwate atandukanye, ajya mu bibuga by'imipira ubwo ari gushakayo wa mukobwa, ajya hirya no hino ubwo ari gushakisha wa mukobwa, abaririza mu miryango itandukanye ngo yumva ahantu bakize bafite umukobwa. Noneho ugasanga ayo marangamutima umusore niyo yamwimitse mu mutwe. Noneho umukobwa nawe ubwo niko ajya hirya no hino ashakisha, umubajije akamanza akamugenzura, akareba niba bya bindi yisetinzemo abyujuje, maze bikarangira amubonye cyangwa se atamubonye. Ubwo rero aba ngaba iyo birangiye umwe ashatse undi muri ubu buryo, aravuga ati noneho ubwo mubonye reka mutware. Ubwo akamushaka amushakiye imitungo y'iwabo, akamushaka amushakiye akazi yari afite, akamushaka bitewe n'inzu yari afite, akamushaka bitewe n'ukuntu amubona mu isura. Biza kurangira rero buriya abantu bashakanye udufaranga burya bari bafite birangira dusa nk'udukendeye, turakendera rwose tugasa nk'udushira. Ubwo rero niba umukobwa cyangwa se umusore yarashatse umukobwa amukundiye kimwe muri ibyo, biza kurangira urukundo rutangiye gukendera. Ibyo nibyo bisenya ingo rero. Noneho ikindi ashobora kuba yaramushatse kubera ko umuryango w'iwabo ukize, bikaza kurangira wenda uwo mukobwa nawe afite udufaranga duke nawe tugakendera, bikarangira n'ubundi urwango ruvutse. Ikindi
ashobora kumushaka azi ngo afite amashuri, afite n'akazi keza, byarangira wenda bikarangira akazi akavuyeho cyangwa se n'ubundi katamuhemba amafaranga akwiriye yabatunga, nabwo ubuzima bugatangira bukabacanga, amakimbirane agatangira. Kandi ikindi kigeretse kuri ibyo, nubwo biba bimeze gutyo, buri muntu wese hari igihe bavuga ati umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye nzamuhora iruhande, nawe azamuhora iruhande, ntazigera avugisha undi mukobwa cyangwa se ntazigera avugisha undi musore. Mwumve namwe ayo mahitamo ay'umukobwa aba yaratekereje akiri iwabo n'umusore yaratekereje akiri iwabo, agatangira akavuga ati umugore wanjye mufatana n'undi mugabo, ibintu bindi. Noneho n'umukobwa nawe ati umugabo wanjye nimufatana n'undi mugore cyangwa se avugana n'akandi gakobwa, ibintu bizahita bizamba. Ugasanga ibyo bintu babyisetinzemo ku buryo umugore yumva yuko umugabo azahora ari ishakoshi ye, umugabo nawe akumva ko umugore azahora ari ishakoshi ye. Ikindi bakaba barisetinzemo yuko umugabo nazajya abwira umugore ngo kora iki azajya agikora, kandi nyamara ntamenye yuko umugore nawe ari umuntu, cyangwa se umugore nawe akavuga ati umugabo wanjye mubwira ngo tujya aha duhita tugenda, mbega ukumva umwe arashaka kuzakoresha undi nk'imashini. Ayo mahitamo mabi rero niyo akunda gusenya ingo rugikubita. Ni ukuvuga ngo ingo zigitangira, kubera ko nta muntu wapfa kwihanganira ibintu nk'ibi, hari igihe usanga ingo zihise zisenyuka, abantu bakabura icyerekezo. Rero amahitamo yanyu mbere y'uko mushakana rwose nicyo kintu gishobora kubasenyera urugo. Niyo mpamvu nimukurikira iki kiganiro ku musozo, turaza gutanga inama nk'ukuntu twagiye tuzikura mu bitabo bitandukanye byagufasha kubaka urugo rwawe. Ariko iki niba ariho cyo wahereyeho ushaka uwo mugore muri kumwe, niba ari cyo wahereyeho ushaka uwo mugabo muri kumwe, utaramushatse kubera ko wamukundaga, utaramushatse kubera ko amarangamutima yawe yahuzaga naye, rwose nawe waba uri muri icyo cyiciro. Icya kabiri rero ni ukumena ibanga. Hariho abantu benshi bazimura, noneho kubera bya bindi umuntu aba yarashakishije kera, yamara gushaka wa mugore cyangwa wa mugabo bagerana mu nzu, noneho agatangira kuguma agenda abwira abo hanze ibiri imbere mu nzu. Ugasanga umugabo ari kugenda avuga umugore we, avuga imiryango ye, avuga ibibi bye, avuga iki, noneho we ntarebe ibibi akora ku ruhande, ahubwo agashaka kugira ngo umugore ari ugaragara yuko ari mubi. Noneho n'umugore nawe agatangira kugenda azimura umugabo, avuga ati nta kigenda, nubwo mubona burya agenda yapfuye ahagaze mu buriri, nta kigenda, ntago ajya mpahira, yewe nubwo mubona turi muri iriya nzu burya nta kintu kirimo, mbega ibintu byose biri aho ngaho, mbega agafata urugo rwose akaruterera hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo umugabo aterera urugo hejuru cyangwa se umugore agaterera urugo hejuru, ibyo nabyo bitera amakimbirane. Impamvu ni uko utakumenye nta kubara, cyangwa se utakubonye nta kubara, utazi ibiri mu rugo rwawe burya ntago yabyinjiramo ngo abe yabatandukanya, cyangwa se abagira inama zabasenya. Ariko iyo mwivuyemo, byari byo kuvuga ngo kwivamo nk'inopfu, iyo mwivuyemo buri muntu wese agashaka kuguma agenda ashinja mugenzi we byaba ibinyoma cyangwa ukuri, mwebwe ubwanyu mutaricaye ngo muganire muvuge ngo ibingibi twabishyira ku murongo, ibingibi tukabishyira aha, uko byagenda kose nta muntu wo ku ruhande ushobora kuza ngo abubakire, kuko nk'uko twabibonye mbere ya byose mwari mufite amahitamo, mwari mwaratekereje. Ayo mahitamo rero iyo abaye mabi, n'iyo mumaze kubana usanga ayo mahitamo aba mabi, akomeza akaguma agenda agira ingaruka mu bintu bijyanye n'imibanire yanyu, aho umuntu atangira kuvuga ati burya naribeshye, kandi runaka yanyirukagaho ngo tubane, none naramwangiye ndakwisunga, none nawe umbereye icyo ntazi. Ubwo ugasanga umwe ari kubibwira undi, kandi ibyo bintu birababaza. Ibyo bintu reka mbabwire birababaza, ahari umuntu utarabibwirwa, ariko umuntu wabibwiweho ibyo bintu birababaza. Kumena ibanga rero nicyo kintu cya kabiri gisenya ingo, noneho ugasanga abantu bose batangiye kumenya ibyanyu. Icya gatatu rero ni imiryango yanyu. Imiryango yo muvukamo cyangwa se yo mwashatsemo ishobora kuba nyirabayazana mu gusenya ingo zanyu. Ariko ibyo byose bituruka kuki? Ibyo byose bituruka yuko umukobwa ashobora guhaguruka akagenda akabwira iwabo iyo avuka ibiri kuba mu rugo rwe, kandi nyamara batabashije kwicara ngo babikemure, cyangwa se n'umusore nawe akagenda akabibwira ise na nyina ngo
umugore ameze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya, nta kigenda nubwo mumureba, yewe yabuze epfo na ruguru, ni ukubona agenda gusa. Ahangaha biza kurangira imiryango yanyu nayo ibyinjiyemo ikavuga iti cyo mbese ubwo amaze ibyumweru bibiri cyangwa se ibyumweru bitatu ataguhahira mwana wa, ubuze se ugiye kwicwa n'inzara, uziyizire hariho n'abandi basore bagushakaga, cyangwa se inzu wararagamo ntaho yagiye, igitanda waryamagaho ntaho cyagiye, uziyizire mwana wa. Kubera iki? Kubera ko ababyeyi bahise bumva ibyo ari gushinja umugabo we, noneho birangiye bahise babifata nk'ukuri yuko umugabo agiye kumwicisha inzara, cyangwa se n'umugabo nawe akagenda akabwira ab'iwabo ngo umugore andaza hanze, aransuzugura, arara nkubita. Murumva namwe ni iby'abantu babiri babana, ntabwo babasha kubyinjiramo ngo ubimenye neza, ahubwo wowe ubyumvira aho ubyumviye nyine. Ni ukuvuga ngo uko umuntu abikubwiye niko weho ubyakira, noneho ugasanga abo babyeyi nabo batangiye kwinjira mu miryango bavuga ngo icyana cyo kwa runaka cyadufatiye umwana nabi, icyana cyo kwa runaka cyadufatiye umwana nabi. Ugasanga n'imiryango itangiye kureba nayo ingwe, kandi byose biturutse kuri mwe n'amahitamo yanyu mabi no kumena ibanga kwanyu. Ni ukuvuga ngo ntabwo mufite ubushobozi bwo kubasha kwisuganya ngo mwiyegeranye muvuge ngo mbese n'iki kitagenda ngo tubashe kugikemura, wenda abandi bazabone byakemutse, wenda bari biteze ngo ibintu byacu bigiye gusenyuka, ariko twebwe tukabyikemurira mu buryo bwiza nk'abantu bakuru. Icyo ngicyo rero nicyo cy'ingenzi, kwicara mukajya inama mukavuga ngo ibi bintu bitagenda n'iki twakora kugira ngo tubikemure. Aho ngaho rero byagaragaraga yuko iyo mumaze kugira amahitamo mabi mukamena ibanga, imiryango yanyu itangira kubyinjiramo, kandi nk'uko mubizi nta rugo rutagira ibibazo. Uyu munsi mushobora kuba mufite ibyo murya, ejo mukabibura, cyangwa se mufite ibyo munywa, ejo mukabibura. Uyu munsi mushobora kuba mufite aho mutuye ejo, cyangwa se aho muba ejo hakaba habura, cyangwa se mufite uko mukodesha inzu ariko hashira iminsi bikaba byakwanga. Igihe rero byanze bisaba kugira ngo mwiyegeranye, nimusaba n'ubufasha mu busabe mwabwumvikanyeho, ariko umwe ntagenda avuga ngo runaka niwe wandiriye nabi, runaka niwe wambereye igisambo, kandi nyamara wenda nawe warabigizemo uruhare. Icya kane rero ni inshuti zanyu. Inshuti zanyu buriya mu nshuti tugira hari igihe haba harimo n'inshuti z'abanyeshyari. Inshuti z'abanyeshyari ziba zihora ziteze amatwi kugira ngo zumve niba hari ukwitera hejuru cyangwa se kwivamo kwacu. Ni ukuvuga ngo rero igihe icyo ari cyo cyose wubatse urugo, burya hari inshuti, yego hari inshuti nziza zishobora kuba zakugira inama, ariko inshuti nyinshi ni inshuti mbi zitifuzaga yuko washakana n'uwo mugore, zitifuzaga yuko washakana n'uwo mugabo, kandi inyinshi nizo weho ugenda ukaganyira. Noneho waziganyira aho kugira ngo zikugire inama nziza, ahubwo zikakugira inama igusenya burundu, kugeza ubwo noneho ugwa hasi ukagera ku butaka. Ukajya ukabona umusore, umukobwa cyangwa se umugore yatangiye kujya kuganyira aba ex be cyangwa se za nshuti ze z'abahungu za kera, wajya ukumva umugabo nawe yatangiye kujya kuganyira ba bakobwa be ba kera ababwira ibibazo bafite, cyangwa se umugabo akaganyira abagabo bagenzi be n'umugore akaganyira abagore bagenzi be. Ariko uko byagenda kose burya muri abo bagore uganyira hari uwifuza wa mugabo wawe, nawe wa mugabo we muri ba bagabo uganyira hari uwifuza wa mugore wawe. Noneho icyo ngicyo nicyo gihita kitujyana ku cya gatanu, aricyo cyitwa gucana inyuma. Aho ngaho rero iyo bimaze kugera kuri urwo rwego niho hatangira kuza ingeso yitwa gucana inyuma. Gucana inyuma ubwo bitangirira hehe? Ni uko abantu baba barinjiye mu byanyu, barabamenye uburyo muteye, baramenya aho intege nke zanyu ziri, noneho bakavuga bati ariko rero hariya hantu dushobora natwe kugenda tugatangayo umusada. Bakaza pe bagatangaho umusada, bawutanga ku mugore cyangwa ku mugabo, kandi ugiye ntagaruka. Ukajya ukumva umugore yahindutse akarima ka za nshuti z'urugo cyangwa se za nshuti zanyu, ugasanga n'umugabo nawe yahindutse akarima k'abagore bari barigize za nshuti z'urugo. Byumvikane neza rero, ibyo byose bitangirira mu itangiriro, noneho uko bigenda kimwe kikaguma gihereza ikindi, gihereza ikindi, gihereza ikindi, kugeza ubwo mutangiye gucana inyuma. Kandi kiba kibabaje ahangaha ni uko abantu batangiye ingeso yo gucana inyuma, nta n'umwe wemera yuko aca inyuma mugenzi we. Hari igihe bitangirira ku mugabo cyangwa se bigatangirira ku mugore, ubwo bikavugwa, ariko nta muntu n'umwe muri bo uba ushaka kwemera ngo yerure yuko aca inyuma. Kandi iyo
yanze kubyemera niko arushaho ahubwo kubikora cyane kugira ngo ababaze uwo babana, amumene umutima, bityo amutera agahinda kugeza ubwo bifuje no gutandukana. Ahangaha rero bigaragara neza yuko umugabo waciye inyuma umugore we ntagaruke ngo amusabe imbabazi, uko byagenda kose ingeso irakomera kandi igakura. Iyi ngiyi ibageza mu gutandukana kwa burundu. Ndetse n'umugore nawe waciye inyuma umugabo we nawe biza kurangira ingeso ikomeje, kuko nyine urugo muba mwararutereye hejuru nta n'igaruriro bifite, ahasigaye ugasanga uwo mwasambanye birangiye bihwaniranye. Icya gatandatu rero ari nacyo cya nyuma ni imibonano mpuzabitsina. Kubera ibyo bibazo byose biba byabaye hejuru, niho hatangira kuza ibijyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina mu buriri, ugatangira ukumva ari byo abantu bagenda baburana, bahamagara abantu bakavuga ngo no mu buriri ntashimisha, nta kingenzereza gutya. Ni nayo mpamvu mu ngo nyinshi ziri mu Rwanda abantu benshi barara ukubiri. Burya kurara ukubiri ntabwo ari ukuvuga ngo niho byatangiriye, ahubwo byatangiriye muri ya mahitamo yo hejuru, uko ibintu byagiye bikurikirana. Bamwe bakamugira inama bati rero ubwo ibintu byanze, weho uzifatira uburiri bwawe nawe wifatira uburiri bwawe, niho muzagira amahoro. Ariko nimumbwire, abantu babiri batararana babana mu nzu imwe bakagira amahoro? Ntabwo byakunda, kubera ko n'ubundi bigaragara yuko amahoro yabo bayabuze kera. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose muzi yuko murara ukubiri mu buriri, nta mahoro muba mufite. None ahangaha rero ku by'imibonano mpuzabitsina, kubera ko abantu baba baratangiye kunywa bagenda bamena ibanga, umwe avuga ati ngewe umugabo wanjye anca inyuma n'ibiki n'ibiki, nawe akamuhima akagenda agaca inyuma umugabo we. Ubwo ni ukuvuga ngo umugore aragenda n'umugore akagenda, cyangwa se akagenda umwe muri abo. Ujya ugasanga noneho imize bakuye hirya itangiye kuza mu rugo rwabo, bakavuga bati burya nta nubwo wanashimishaga mu buriri. Ugasanga ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina kiravutse. Burya reka manze mbabwire, nta mugabo udashimisha umugore, nta n'umugore udashimisha umugabo, ahubwo biterwa n'aho umwe yagiye gusogongera. Niba waragiye gusogongera ntabwo uzigera wishima mu buzima bwawe, kandi niba wa mugore we nawe waragiye gusogongera ntuzigera wishima mu buzima bwawe, kuko nta muntu ufite imikorere nk'iy'undi, ahubwo buri muntu wese iyo yifunukuriye akaba afite umuntu we bwite, uko byagenda kose ntabwo mwabura kwishima. Ahangaha rero kubera ko abantu baba bamaze gutandukira, bamaze kurenga isezerano bagiranye, umwe atangira kujya gushakisha hirya, undi akajya gushakisha hino, ibyo byose bakabirunda mu rugo rwabo, maze ibintu bikadogera. Ahangaha rero niyo mpamvu uzumva ngo runaka ngo ntashimisha umugabo we, ngo runaka ngo ntashimisha umugore we. Impamvu atamushimisha ni uko afite ahandi bigeze kumushimisha. Ibi ngibi rero nibyo bikurura amakimbirane. Umuti w'ibi byose rero, kugira ngo tutabarambira muri iyi video, ahari wenda bishoboka muzatwandikira muri comment mutubwire tuzabisesengure ingingo ku yindi ku buryo burambuye. Ariko ahangaha ndagira ngo mbabwire yuko umuti w'ibibazo icya mbere ni uguhitamo neza. Niba uri umusore ukaba ukurikiye kino kiganiro, ndagira ngo nkubwire ibi bintu. Niba uri umusore uzikure mu mutwe wawe kuvuga ngo umugore nzashaka agomba kuba afite ibi bintu fizikare bigaragara, ntuzigere icyo gitekerezo ukigira. Cyangwa se niba uri umukobwa, niba uri umusore, icyo kintu ntuzigere ukisetingamo, ahubwo uzavuga uti umukobwa ufite umutima, umusore ufite umutima, umukobwa ufite gahunda, umusore ufite gahunda, umukobwa wubaha ab'iwabo, umusore wubaha ab'iwabo, umukobwa wubaha inshuti, umusore wubaha inshuti, umusore ufite uburere bwiza n'umukobwa ufite uburere bwiza. Icyo ngicyo aricyo uzagenderaho. Naho nujya kuvuga ngo mu miryango ikize, mu mashuri yize, mu bwiza bugaragarira inyuma, ndakubwiye uzayatamo. Ikindi kandi wige kuba umunyamabanga, ujye wirinda kuvugagura ibyo ubonye byose ngo ubibwire abahisi n'abagenzi. Icya gatatu kandi, kabone nubwo imiryango ari iyanyu, ari mama na papa wawe, uramenya ntabwo ukwiye kubamenera ibanga ry'urugo rwawe ngo uvuge ngo umugabo wanjye ngo ameze gutya na gutya, ngo umugore wanjye ameze gutya na gutya. Ahari byabananiye nabwo mukareba ubundi buryo mubivugamo, ariko akabaye kose ntabwo mukwiye kujya mutera igihunga ababyeyi banyu. Hariho abantu benshi batera igihunga ababyeyi babo, ababyeyi nabo bakaba babifatira hejuru batabanje gushishoza, ugasanga umusore asubiye iwabo ndetse n'umukobwa asubiye iwabo. Ikindi kandi mujye mwitondera inshuti zanyu. Ingo nyinshi zakunze gusenywa n'inshuti.
uramenya inshuti yawe nikubwira ngo umugabo wawe ngo muciye hari kumwe na nyirakanaka ntuzabyemere, kandi niba kubwira ngo umugore wawe muciye hari kumwe na nyirakanaka uramenye ntuzabyemere, kuko abantu b'abanyeshyari baragwiriye. Gusa namara kubikubwira uzajya ubyakira, maze ubwawe nawe urebe ukuntu wagarura n'ubugwaneza umuntu wawe. Niba ari umugore wawe umuganirize, kuko umugore wawe burya niyo nshuti yawe magara, kandi umugabo wawe niyo nshuti yawe magara. Ikindi, gucana inyuma, reka mbabwire, gucana inyuma umenye yuko muba mwikuruye umudayimoni. Buriya iyo uciye inyuma umugore wawe cyangwa se ugaca inyuma umugabo wawe, uko byagenda kose haba hari undi mudayimoni wibitseho ku ruhande. Uwo nguwo rero azajya ahora agutera guca inyuma uwo mwashakanye, kandi ndakurahiye nutihana ntabwo urugo rwawe ruzigera rwubakwa, nta n'urundi rugo uzigera wubaka ngo rugire umunezero utihannye ingeso yo gucana inyuma. Ikindi, imibonano mpuzabitsina iryohera abishimye. Igihe icyo ari cyo cyose rero muzaba mwirinze bino byo hejuru, ibibi mukabyirinda, ahubwo mugaharanira kugira ngo mushakishe ibyiza, n'imibonano mpuzabitsina izabaryohera. Imibonano mpuzabitsina ni icyizere, ni ibyiyumvo, ntabwo ari ibintu umuntu ajya gushakisha nk'ukuntu umuntu afata isuka akajya guhinga. Oya, ni ibyiyumvo wishakamo ugakunda uwo muri kumwe, ahasigaye mukubaka urugo rwanyu rugakomera. Murakoze cyane rero. Iyi yari Cana Amahumbezi, cano ibagezaho ibiganiro bitandukanye byabafasha mu buzima bwa buri munsi. Reka tubwire abashyashya nk'uko twatangiye tubabwira, mushobora gukanda subscribe mugafungura n'inzogera kugira ngo video y'ubutaha izabagerereho ku gihe, kandi ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira nawe icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha, kandi ushobora gukanda like niba wishimiye kino kiganiro, ushobora kugisharinga ku nshuti zawe kugira ngo twubake imiryango yacu. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, naho ubutaha.